ushobora kuba umwe mu bibaza ese ni gute nagira inzu nziza isa neza imbere n'inyuma ku buryo abansura yaba ari abavandimwe ndetse n'abaturanyi n'inshuti batangazwa n'ubwiza bw'inzu yanjye. Nagira ngo nkubwire muri iki gihe ikintu bita irangi ni ikintu gikomeye cyane. Irangi ryiza rituma inzu nayo isa neza, nta handi nakurangira ni mu ruganda bita Better Paint. Better Paint ni uruganda rwa Made in Rwanda, rukora amarangi Made in Rwanda. Ahari hose mu gihugu babasha kukugezaho amarangi meza. Aya marangi bakora atandukanye harimo Jet Imagine, Vinyl Sur, Weather Guard, Gloss in Mer, Tiner, Master, Wood Glue, Vanish na Automatic Paints ndetse n'ayandi menshi cyane. Urimo kwaba ushaka ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi, bahamagare bagufashe kuri izi nimero ngiye kubwira. Ni 0788 42 1996 cyangwa 0788 15 92 066. Kasubiremo neza, ni 0788 42 1996 cyangwa 0788 92 066. Bahamagara gukora free delivery kandi ku giciro cyiza. Reka mfata akanya ngushimire cyane wowe dukurikiye. Iyi ngiyi ni BPC TV. Abapasiteri b'abagore bakunda kugaragara mu nsengero bigisha ndetse bigashimisha benshi cyane kuba n'abagore barafashe umwanzuro wo kujya imbere bakabasha kubwiriza ubutumwa bwiza, bikagira bamwe bihindura, bikabakura mu byaha bikabazana kwa Kristo. Ahangaha rero siko wowe bita Pastor Michael Lowe wo muri Arlington, mu itorero rya Baptist Church muri Arlington ndetse no muri Virginia, we abibona, kuko we akaba yanditse ibaruwa ifite umutwe ugira ngo guhamagarwa cyangwa se guhamagara gukomeza ubumwe. Ahangaha akaba bivuze ahamagara amatorero, aya matorero yo mu majyaruguru y'Ababatiste, amatorero y'Ababatiste yo muri Arlington ndetse na Virginia. Avuga yuko abapasiteri bamwe na bamwe bakomeje kwiyongera b'abagore mu nsengero zo mu majyepfo y'Ababatiste. Ahangaha akaba avuga ko ari ibintu bitashimishije cyane ndetse ko ari ugutandukira ku byo Bibiliya itangaza. Avuga yuko hari umubare ukomeje kwiyongera w'insengero zo mu majyepfo y'Ababatiste baha akazi abagore b'abapasiteri mu rusengero bakaza kuza gukora umurimo w'ubushumba. We ibi ngibi akaba abona ko atari byo, ndetse icyifuzo cyo gukuraho abapasiteri b'abagore ngo bagishingira ko nubwo abagore n'abagabo bahawe impano imwe yo kuba babasha kuba bayobora, ariko ngo imwe Bibiliya yatangaje ko yahawe abagabo kuba umushumba ndetse akaba yayobora itorero, akayobora umukumbi. Ibi ngibi rero byo guha abapasiteri inshingano b'abagore ari ugutambikira ku byo Bibiliya yo ibivugaho. Uyu nguyu Pastor Michael Lowe Arlington akaba ariyo baruyo we yanditse, avuga ko bitari bikwiriye guha inshingano bano bagore bo kugenda bagafata inshingano yo kuba pasiteri mu buryo bugiye butandukanye, yaba ari mu rubyiruko, abakuru. Ahangaha we akavuga yuko ari ugutandukira, ndetse ko bakaba bavuga ko bagendeye ku byo banditse abo bapasiteri bafatanyije n'uyu Pastor Lowe muri Bibiliya ngo itemerera abagore kujya mu buyobozi bw'ubushumba ndetse no kujya no mu nshingano zabyo cyane, hatari ibintu bibareba. Ahangaha we akaba yatanze Bibiliya ko igihamya cy'uko ibyo avuga ari ukuri. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 1-7, ndetse no muri Tito igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 9, akaba ari ahantu yatanze avuga ko ari nk'igihamya kigaragaza yuko abagore batagenewe ubuyobozi bwo kubashumba, ahubwo ko ngo bagenewe inshingano yo kuganduka ndetse bakumvira abagabo babo mu nshingano baberekejemo. Ndetse we akaba anavuga yuko
mu gihe byaba bidakemuwe cyangwa se bidashyize mu bikorwa ko bazirengera ingaruka zizakurikiraho nyuma. Aza kuza no gutanga asoza Timoteyo igice cya mbere 2:12. Aha ngaha akaba yavuze yuko muri Timoteyo wa mbere igice cya 2:12 ari ahantu bagaragaza ko ibyo avuga ari ukuri, kandi yuko niba bashaka kugira ngo bakomeze bakurikize inyigisho zabo zo muri Bibiliya atari byiza kwirwanya, kuko byaba ari ukwirwanya mu gihe cyose baba barimo barakora ibyo itababwiye. Aha ngaha ari uguha inshingano abagabo kugira ngo bayobore ndetse bayobora abagore mu bijyanye n'ubupasiteri cyangwa se ubushumba bw'uyu munsi. Kwigisha akaba atari ibintu byabo, ndetse ko yagaragaje ko uretse n'aka kanya guhera na kera no mu gihe cya ba Mose ko bigaragaza yuko abagore bagombaga kuganduka ndetse bakumva inyigisho z'abashumba babo abagabo babahaga, ko atari inshingano zabo zo guhagarara mu ruhame ngo bajye kubwiriza abantu, nk'uko babigaragaza aha ngaha muri Timoteyo wa mbere igice cya 2:12, ahagaragaza yuko aha ngaha uyu Pawulo yavugaga yuko yanga umugore wigisha ndetse agategeka abagabo ahabo ko bagomba kugira ituze. Aha rero akavuga yuko niba dukurikiza ibyo Bibiliya ivuga ariko tukaba twemerera abagore kujya imbere bakigisha kandi biri bihakana, kuko haba ari ukwivuguruza ndetse no gutanga ibintu bidashyitse. Avuga ko ijambo ry'Imana rishyitse, ariko mu gihe cyose twaba turakora ibintu bitandukanye n'ibyo bivuga, ko twaba turatanga ijambo ridashyitse ridafite ireme. Ubwo rero we akaba akomeje avuga yuko iyi nama igomba kuzashyirwa mu bikorwa ndetse ikazanabyigaho mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'2023, umwaka utaha. Aha ngaha akaba ari we avuga yuko iyi nama yazabyiga igafata umwanzuro mwiza wo guhagarika abashumba b'abagore. Aha ngaha wakomeje gusobanura yemeza yuko byaba ari byiza cyane. Ubwo rero birumvikana yuko afite impamvu ziwe, ndetse kandi akaba atanga agenekeranyije na Bibiliya uko bivuga. Reka turebe icyo iyi nama izatanga. Reka mbashimire mwe mwaba dukurikiye, tugaruke mu kiganiro cy'ubutaha.